character n'ubumuntu bwawe. Ubumuntu bwawe butuma umuntu akugirira icyizere gusa, ahubwo biza no gutuma uza no kudakorera umuntu ibibi nawe ubwawe utakemera. Ugomba kuvuga ngo ndashaka gukemura ikibazo cy'abantu. Niki kikubwira rero ko ufite character yawe cyangwa se umuco wawe, ubumuntu bwawe buza gutuma avuga ngo no, uyu muntu nibyo akora abikora n'ubumuntu, harimo experience, harimo ubumenye, uyu muntu ni byiza gukorana nawe. No, ndi kuvuga iki rero? Navuze ibyo umuntu agomba kuba afite, ko navuze we nk'umuntu yuko ugomba kuba beze. Ujya kumva kumbwire rero niki kikubwira yuko umukiriya wawe yishimye? No kugaza kuvuga ngo thank you. Wakemuye ikibazo cye, wakemuye ikibazo yari yaragiranye n'ahandi, bikaza kurangira avuze ngo thank you. So selling is solving problems. So the more customers problems you solve, the more money you will get. Kugira ngo ukugenda ukemura ibibazo bihari ni kugenda bakwishyura.